Mwiriwe neza ababyeyi nkunda dufatanyije kurera. Uyu munsi nazanye ibintu bitanu ushobora gukorera umwana wawe agakura yishimye yumva atekanye. Twagiye. Urakeka ikintu cya mbere ari igiki? Ikintu cya mbere ni ukugaragariza umwana wawe urukundo n'umutekano ku mubiri we. Icyo kintu cya mbere ni ingenzi ku mwana. Aha ngaha turi kuvuga umwana uri hagati y'ibyumweru kugeza ku mwaka. Urukundo rero n'umutekano ku mubiri w'umwana hazamo kumufata kenshi. Umwana uramufata ukamuhobera, ukamushyira mu bituza, kuko akenshi banavuga ko iyo umwana yambaye ubusa ukamushyira mu bituza byawe, aho ngaho akurura attention, aba yumva ko umutima wawe utera, aho ngaho haba attraction idasanzwe. Rero uzajya ufata umwana wawe umushyire mu bituza, umuzengagiza agiye gusinzira, aho ngaho naho haba urukundo kandi umwana akumva aratekanye cyane. Bikaba rero iyo undi muntu abikoze, afashe umwana akazajya akunda kumushyira mu bituza, birangira we yikundiye. Yego. Icya kabiri, kumuheka nawo habamo attraction. Yaba amaze gukura, ari muri cya gihe cy'amezi 7 yaratangiye kugenda se, cyangwa se gukambakamba, uvuye ku kazi cyangwa mwirirwanye, urabyutse, ubwire waramutse, useka n'inseko, then noneho unamuhobere. Yumva akunzwe kandi akumva aratekanye. Kumuvugisha n'ijwi rutuzi. Akenshi nubwo umwana aba atumva cyangwa ngo avuge, kumva aba yumva, ahubwo nubwo batavuga ariko aba yumva, aba areba. Muvugisha n'ijwi rituje, niba ngombwa umuririmbire. Icyo gihe nabyo hari imyakura ube iri gufunguka. Noneho kumwitaho igihe ari kurira. Igihe ari kurira, akenshi iyo umwana arira, hari uburyo ki ariramo, kumva ashonje, kumva se ni uguhindura diaper, mbese ni uburyo ki aba aranga cyane ibitotsi. Kumwumva rero nabyo ni ubundi buhanga. Noneho mutega amatwi umwumve narira, noneho umwiteho, umukemurire ikibazo, kuko umwana akominika mu rurimi rwo kurira, umwana utarageza igihe cyo kuvuga. Ingingo ya kabiri rero ni ukugaburira neza umwana wawe. Murabizi ko umwana yonka amashereka kugeza ku mezi 6 atavangiye ikintu na kimwe. Ibyo rero nabyo ni byiza kuko bimurinda indwara, kuko amashereka dusangamo n'intungamubiri mbese zitunga umwana muri icyo gihe. Icya kabiri, igihe arengeje ariya mezi 6 uba ugomba kumushakira ifashabere nayo yuzuye, harimo ibyo biryo, harimo imbuto. Nabyo twazakora videwo tukabareka ibyo umwana utangiye kurya afata bwa mbere. Yego. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni iki? Kuganira n'umwana wawe nubwo atabavuga. Fata umunsi umuganirize, umusengere, umuririmbire uturirimbo niba agiye gusinzira, umusomere. Hari ibitabo by'abana usoma stories, ukamusomera. Ibyo byose nabyo bituma akura mu bwenge, amarangamutima, ndetse n'aho uri guseka useke, aho wishimye gutyo. Ibyo nabyo bituma umwana wawe akurana urukundo ndetse n'umutima wishimye, ndetse n'ubwenge bugakura vuba.
cyane kuganiriza umwana bituma ubwonko bwe butangira gukora neza ndetse no kwiga ururimi. Icya kane ni ugushyiraho ingengabihe. Ni ukuvuga ngo ugomba kugena igihe cyo kurya, igihe cyo kuryama n'igihe cyo gukina. Wambwira ati se umwana w'amezi 3 yakina? Yego yakina. Kwa kundi ujya ati ukipfuka mu maso ukongera ukamusekera ukakirigita ampucyuri ugaseka, ibyo byose ni ugukinisha umwana. Ibyo nabyo bituma umwana yumva atuje kandi adahangayitse, kandi iyo igihe kigeze cyo kuryama ubona yijyanye, ntabwo bikugora kumuhendahenda ngo aryame. Ni ibyo ngibyo. Icya 5, kora subscribe kugira ngo nkikubwire. Murakoze, ndabakunda.